kibyagiye aha, you do follow me, urandikamo no sense, kigoryi gusa. So urabona nkuko uri kureba iyi foto, uyu nguyu bamwita ni umunyamakuru, ariko uyu munyamakuru nawe yarashonje. So muramubona hano, Sango yafashe umwana w'umukobwa mwambika impeta, aravuga ati mureke dutegura ubukwe, mureke ubukwe tubutware neza, mwana muto neza. Reka mubereke ahangaha ari kumwambika impeta. Ahangaha umunyamakuru yarafashe umwana w'umukobwa, aravuga ati tuzabana urudakunda. Umwana bita Kirezi yari excited, aravuga ati sheri urayinyambitse, ati ndayikwambitse. Sha abantu muzi Sango mu musengere, Sango ngo birebye nabi ngo ashobora no kwishyira mu mugozi akiyahura. Sango mumube hafi, aba bose ba Sango mube umunyamakuru wanyu hafi, kuko ngo ntabwo ashobora kuba kuri stade atari kumwe na Kirezi. Byaje kugenda gute rero? Ahangaha aribyo bya bindi buriya biragoranye kugira, baravuze ngo ubwiza cyangwa imico y'umusore uyimenya ari uko amaze kubaka ikofi cyangwa amaze kuba umugabo nyawe. Ahangaha hajemo uwo bita Kirabiranya. Kirabiranya muri iyi nkuru ninde? Mushyire muri request bazamure kugira ngo bataza kumanura, ubundi mwumve iyi nkuru nyibavire imuzi. Iyi nkuru irababaje, abantu mwazamutse mudashobora gutapinga screen ndababoroka. Iyi nkuru irababaje. Ntabwo iyi nkuru ibabaje, ahubwo ikeneye ubutabera. Ntabwo iyi nkuru ikeneye ubutabera gusa. Haje umusore umeze, haje undi umeze nka Mukombozi. Mukombozi ni umuhanzi w'umuraperi w'umurundi bro, abarundi baramuzi. Mukombozi niwe mugabo w'umurundi, ni umugabo w'umurundi uteye ubwoba. Murabibona? Mwayibonye iyi ntuza? Ariko se kuki nawe urashaka kuzamuka? Abantu mwazamutse mudatapinga screen ndabamerera nabi, ndababoroka. Ndahera ku wa mbere nsanga utigeze at least udafitemo nk'ibihumbi 2 bya tap, ndahita nkubarangura. Ntabwo nkumanura, ndakuboroka. Kuko when we came here, uyu mukobwa atuye Sezeki. Aha atuye ntabwo handeba, nta nubwo Kirezi ndi buze kumugarukaho cyane uko ntabwo nzi umwuga we. Niyo mpamvu nafokasinze ku byamamare cyangwa ku bantu bari muri industry. Ntabwo ngiye njya mvuga ku bantu basanzwe, ngiye mvuga ku bantu bafite ahantu bahuriye n'imyidagaduro cyangwa bahuriye na showbiz. So uyu munyamakuru Sango wakoraga kuri Radio DC akimara kwambika umukunzi w'impeta, byaje kugenda gute? Hano tugiye gusangamo ibyamamare bindi. Sasa rero niho inkuru igiye gutangirira. Murabona hano, ndashaka kugira ngo mundebere iyi foto. Bro ndebera hano. Inkuru ijemo umunyamakuru bamwita Kanzimani. Mumvugire ngo Kanzimani. Kanzimani ni umunyamakuru nawe. Tugende gakwa turebe. Kanzimani ni umunyamakuru nawe. Abanyarwandakazi ibintu biteye agahinda. Kanzimani Baritazari. Munyarikire ngo Baritazari. Kanzimani ni Baritazari. Kanzimani ni Baritazari yigendera. Uyu Kanzimani we yisanze muri iyi nkuru ati. Uyu Baritazari wacu muri kureba hano, mu yandi magambo yibye umugore w'abandi bro, y'umunyamakuru mugenzi we. Urumva? Uyu Baritazari Kanzimani yari afite umugore, uyu munyamakuru yari afite umudamu, yarakuye abana n'umudamu mu rugo. Iyi saga nigeze kuyigarukaho mu myaka yashize. Yari yarakoze ubukwe, afite umugore, afite famiye. Baritazari uyu nguyu Kanzimani mureba, akimara kubona akazi muri Skol, yabonye akazi muri Skol, yabona amafaranga, abona amafaranga. Kanzimani araka, Kanzimani abakasa mutwe. Kanzimani akimara kubona amafaranga afata umudamu we ajugunya ibishanga, toka kure, ni gute mbana nawe, naragukuye mu myembe. Mu myembe murabona Kimihurura, ntabwo ngiye nabana n'umwana wo mu myembe, ngiye mpembwa akayabo. Yafashe umudamu ahita amujugunya. Baritazari umuntu wa mbere yafashe, murebe iyo foto ziraho hejuru. Baritazari Kanzimani papa
abafashe umudije bita muramubyibuka, abafashe umukobwa bita Sonia, DJ Sonia, abamukubise benzi. Avuga ati niwe nabonye, niwe mugore w'inzoze zanjye. Umutipe yaragiye afata benzi arayigura, urumva benzi yayirongoreyeho abakobwa bitanu. Uvuga ngo umutipe yari yiburuye akimara kubona akazi muri Skol, aravuga ati keretse niba utari icyamamare. Abafashe DJ Sonia, ati DJ Sonia narakubonye mbona utagomba kugenda n'amaguru, fata benzi. Abafashe Sonia aragenda mwicundebaho papa. Abana na Sonia amurambi bajugunya gasiya hasi. Abafashe Bianca umunyamakuru. Inkuru abo bose yarafataga fiance. Abafashe Bianca, mundebera agasura k'uyu mugabo bro. Uyu mugabo niwe mugabo ufite amafaranga utashyushye. Umuntu bita Kanzimani aragenda afata Bianca, aramufata aravuta Bianca ngo ibintu ry'amafaranga yo muri Skol, mvugira ngo bari Tazari. Abafashe Bianca, urukumva abantu muri kumbwira ngo Bianca ni uwa mbere w'ubukwe, ibyo ngibyo ndababujije. Bianca nyuma bongeye guhura akimara kubona amafaranga muri bazima, ariko mwebwe mwe muzi inkuru mba nyivuga nayizi. Bianca bongeye kujya bahura nyuma, ngende kubikubwira ndabizi. Bianca urukumva nyine ni mbere yaramubeshye ko azamurongora, nyine aramubeshya niki, ariko nyuma barongeye. Tugendane gake. Abafashe Bianca pa no, ariko bari Tazari ntabwo uvuga gake. Turi muri Skol, turi mu Nzove, twagiye mu myitozo ya Rayon Sport. Mbabarira uzamuke, shiraho loud speaker. Kanzimani ahangaha nawe ikintu giteye agahinda, yafashe umuntu bita Sonia, DJ Sonia, mbere yuko atandukana nawe. Aravuga ati sheri, bitewe n'ukuntu mwiteyereje ntabwo iyo modoka igukwiriye. Afata imodoka arayimwambura. Kanzimani ni mayibobo, afata benzi yahaye DJ Sonia ahita ayimwambura, arayimwaka. Aravuga ati Sonia naje gusanga wowe uri igikara cyane. Abafashe nde uwo bita DJ Crash, mvugira ngo DJ Crash na kadije kakizamuka. Aravuga ati DJ ugeneye imodoka ijyanwa ibi. Ukeneye imodoka muri abakobwa baraga kuri iyi foto, ati mukeneye imodoka ugenda nk'ibikoresho DJ Crash ni wowe. Uri kumva akunda aba DJ kubi, avuye kuri DJ Sonia abafashe DJ Crash. Umudivorce, uri kumva abafashe ka DJ Crash pa ati umva zamuka, wowe uri kwandika zamuka iyo nkuru, zamuka ndore uvuze ngo urumva iriya benzi yaguwemo n'abakobwa benshi. Shanda kuzamura we ndumva amakuru yose yafite. Uyu munyamakuru wacu abafashe DJ Crash murabona ko arakana kagateje kajeje ubundi muri industry, ntabwo kazi ibi bintu. Umva Sugar Daddy bari Tazara baragafasha arakabaze nako. Arangije kukabaga abona nako ntabwo ngo DJ Crash ngo urabona ngo ntabwo ufite nyashi. Papa uzi ikintu cyabayeho pa umwana bafasha umugore wande. Ubu turi kuvugana koza ubukwe n'umugore w'umunyamakuru mugenzi we yambitse impeta papa. Murebe mwese nuko mutashyiramo emoji zirira, ariko iyi nkuru irababaje. Murebe nukuvuga ngo nimurebe iyi foto, njyana nkoresha ibimenyetso nuyitegereza iyi foto. Dufite ifoto hano umuntu bita Sango ari kwambika ikirezi impeta. Murebe hanyuma ahangaho umunyamakuru bari Tazari Kanzimani nkuko muri kubireba, dore afashe umugore wandi aramwibye. Dore ikirezi mubonye mu kanya gato. Murebe hano ikirezi ari kumwe nande, ikirezi murebe mu ifoto ari kumwe nande n'abari Tazari. Cyagira umuntu ushyiramo emoji zirira. Murebe hano, murebe memuretse gato ntimushyiremo emoji. Ndababaye.
bro, birababaje, birababaje. Mufate Sango ariyahura, Sango arishyira mu mugozi. Memuretse ni ukuvuga ngo Sango yafashe Kirezi mu kwezi kwa 2023. Bro, reba Shadira abantu ukuntu bari bishimye. Ndebera murebe, aramufashe amwambitse impeta. Murabona ko ari abana baberanye, murabona ko ari abana basa, inzobe ni mace. Mwitegereze, dore abana baranareshya. Urimo kumva kirabiranya bari Tazari. Watandukanye n'umugore agagira ate? Yatandukanye n'umugore, dore akimara gutandukana n'umugore, murebe hano, dore Bianca umunyamakuru arangije ashyiramo umurongo utukura. Afata Sonia papa ajugunya Gasiya. Murebe, ubwo ni ukuvuga ngo mwibuke hari undi mugore nanze gushyiramo hano kuri aya mafoto, nabona gushyiramo umudamu utari muri industry, nazanyemo abantu bafite amazina hano gusa bonyine. Urumva, niyo mpamvu mutarimo kubonamo uwo mudamu wa mbere. Uriya mudamu we urumva ntabwo muri showbiz, ntabwo muri industry, ntabwo ari umunyamakuru cyangwa umu DJ. Niyo mpamvu ifoto ye ntigeze nyizana. Ahangaha nimwitegereza, dore ahangaha nazanyemo ibyamamare gusa. Kanzimana ni umunyamakuru, ubwo rukumva arisanga muri uyu mwandiko. DJ Sonia ni umu DJ, urabyumva. Bianca we ngo bamugize umupfakazi. Mutapinge screen, mutapote batatuvanaho. No kuvuga ngo noneho tukazana, ariko se DJ Crash nawe urananiye. DJ Crash izi nkuru z'ibitsina wisangamo buri munota, ntangiye kugupasinga. Arangije aravuga ati ntabwo ngewe DJ Crash namureka. Urumva, uretse gato, tugende gake. Ni ukuvuga ngo mugende gatoya mwumve, ngiye kubakubita inkuru murumirwa. Ndabakubita ikintu bita inkuru murumirwa. Tugende gatoya. Mbere ya DJ Sonia gato, hari undi mukobwa mwamenye. Ariko se uru ruginga ruruhereza abakobwa iki? Mbere ya Sonia gato, murebe iyo foto ngiye kubashyiraho, nanze kuyishyira muri uriya mwandiko. Urukumva, ariko kuko ntabwo we ari icyamamare, ariko nawe ndajya ngira gutya mbanyuzemo. Mbere ya Sonia gato, urukumva, iriya Benzi mu ndebero uyu mukobwa, mumvugira ngo Nadia Makeup. Nadia mumvugira ngo Nadia Makeup yabanje kwicundeba kuri Nadia papa. Ni ukuvuga ngo uyu mutipe tuzanye, uyu munyamakuru abantu muzi Nadia muvuge ngo hi. Bro, dufite abantu badashobotse. Uyu nguyu ni umuyobozi wo muri Skol. Uyu nguyu bamwita Nadia Makeup, kuba muzi muramuzi. Turi kumwe, tugende gakeya. Arangije, murebe gatoya. Nyuma y'uyu Nadia, nuvuga ngo ntiba gutandukana n'umugore, yahise afata Nadia uyu nguyu. Arangije gufata Nadia, urumva, abantu muzi ari ways. Urumva, abantu muzi ko ari agakobwa uyu nguyu, nawe uyu mukobwa impamvu muzanye hano, abakobwa basanzwe muza busanzwe bo ntabwo nabazana amafoto yabo hano kuko nta hantu bihuriye n'iyi nkuru. Ariko umuntu ufite ahuriye n'ibyamamare, we ntabwo biza gukunda araza hano tu, kuko nimuza kwitegereza
nuza kwitegereza uyu mukobwa nawe wisangana n'ibyamamare cyane. Urumva Nadi impamvu muzanye mu mwandiko ahorana n'ibyamamare, niwe ukorera ibyamamare makeup, urukumva ko nawe ni ibyamamare. Uyu mujene akunda ibyamamare kubi. Nadia we muramuzi, abantu benshi muzi Nadia, ariko Nadia reka mbe muretse gatoya, reka ngaruke noneho kuri Baritazari n'abakobwa abakasamutwe. Wabibonye ati ndagutwaye katika jina la Yesu, ahangaha wallahi wa kibaru bro. Dore uyu munsi turi kuvugana, dore no kuri kw'Imana afasha umugore w'abandi w'umunyamakuru mugenzi we, nyuma yo kunyura ku mugore we wa mbere agatandukana nawe, nyuma yo kunyura kuri Nadia agatandukana, Nadia agafata Sonia, agafata Bianca. Ubwo ngubwo ndi kumuzana kuko Bianca yagarutsemo kabiri, yarangaza agafata DJ Crash, afasha umugore w'umunyamakuru mugenzi we, niwe bakoze ubukwe uyu munsi bro. Uravuga uwuhe? Mr. Swagger Boy zamuka hano. Mr. Swagger Boy ngwino ndagushaka, shyiramo request nkuzamure cyangwa unyandikire, tangiye kuganira neza. Uravuga uwuhe ufite intuza ye iri hanze? Uyu nguyu Nadia se? Nadia ni umbwiye? Mr. Swagger zamuka. Swagger nshyiramo request hano gato nkubaze, ni uwandi uri hanze. So tuvuyeyo ni ukuvuga ngo nimwitegereza murebe ikintu gitangaje, ni ukuvuga ngo abantu mufite abantu dore Sonia, kano kana ni keza. Abantu muri kumbwira ngo ni Nadine si Nadia, nta Nadia nta Nadine, byose ni bimwe. Buriya Nadia na Nadine byose c'est la même chose. Urumva? Zamuka hano gato manzi uzimpe neza. Nta Nadia nta Nadine. Kano kana rero, kano kafashe Sonia ibishanga, Bianca toka kure, DJ Crash toka kure, umwana bamwambuye umunyamakuru mugenzi we. Urazi? Urahari? Urazi? Fungura mic yawe. So nuko hano hari akamikuru gafungure. Hanyuma Kirezi akoze nawe nuvuga ngo ubu turi kuvugana Kirezi akoze ubukwe inshuro zingahe? 2. None mwabakobwa mwe muri aha ngaha, dore ibyishimo Kirezi afite ari kwambika impeta n'umunyamakuru Sango. Noneho ndashaka murebe ibyishimo by'urukundo, murebe n'ibyishimo by'amafaranga. Aha ngaha yari kumwe n'umukunzi we 2023. Aha ngaha dore murabona urukundo rw'amafaranga, mukabona n'urukundo rwa nyarwo. Aha ngaha Kirezi n'uyu munsi, aha n'uyu munsi Kirezi yakoze ubukwe na Kanzimani. Kanzimani fata impeta y'umunyamakuru Sango uyimusubize. Ibyo Kigali nakasa mutwe bro. Mubare abakobwa Kanzimani anyuzemo kugira ngo yibe umukobwa w'abandi, yibe umugeni w'abandi bro, w'umunyamakuru mugenzi we. Murebe ibyishimo by'amafaranga. Umukobwa aravuga atagahinda nta kundi, ufite amafaranga ya Skoro, waguriye Sonia Benz urayimwambura, iyo Benz ngomba kuyigendamo. Noneho mu ndebe urukundo, murebe iyo foto nshyizeho, hanyuma noneho murebe n'iyi foto. Urabona ko umwana yishimye, hano ari kumwe n'umwana mugenzi we, bangana mu myaka, bafite urabona ko uruhu rusa, murabona reba bombi n'inzobe, urabona ko bose ni sawa. Noneho dore Baritazari, urumva? Ndebera Baritazari papa, dore ukuntu ari kumureba, dore Kigali sano bro, ndebera, reba hano. Nawe yangaria. Nukuri kw'Imana, dore iyi ni foto y'uyu munsi, dore murebe hano. No, iyo mvuze ibintu njyewe ninye mbabwira ibintu mwe muje muravuze ibyo ari kuvuga ni reba hano, reba Baritazari, urukumva? Reba nawe, dore urukundo rw'amafaranga, dore tipo ari kumurebera, ameze nka bodyguard wa Debeni, ameze nka ntuza, ameze nka mubi cyane mu bintu wawe ugira. Nukuvuga ngo yafashe Sonia kwenda fata ibishanga,
yafashe Sonia arangije akoresha ibyo ashaka, amubeshya imodoka, agiye kujyana n'imodoka arayitwara, afasha Sonia amusubiza i Kanombe. Hadaciye kabiri ahangaha ho murabyibuka ibyo yari yakoreye umuntu bita Bianca. Umunyamakuru Bianca narakwitegereje mbona wowe uri mugufi, wambyarira akana gato, toka ajugunya Gasiya hirya. Urumve arangije afata umuntu bita dore Nyirabutisiga. Iri shyano naryo ntabwo rijya, reka mbwire DJ Crash, urantenguha mu buzima, ntabwo izisaga wakaba uzisangamo. Z'abapfakazi, abagabo batandukanye n'abagore. Ejo ari muri saga ya John, ngusanze muri saga y'uyu mugabo. Reba afata ka DJ Crash nako hubu ha, arangije aravuga ati ni wowe mugore. Abafashe umwana hano aravuga ati ni wowe nakunze nihebeye. Dore sha afashe umugore w'abandi aramutwaye, n'ukuri kw'Imana. So mu yandi magambo ngayo nguko ubu turi kuvugana, umuntu ufite nimero ya Sango muze kwihanganisha Sango. Uyu mutipe yagiye muri Skol arakora yanga gucya, ndebera uko nameze nyuma yo kubazunguruka bose. Dore abasenzi hano ngo ubukwe nabutashye. Tifa, ubukwe biri seriye wabutashye cyangwa urambeshya? Ubukwe wabutashye? Abanyakigali ntabwo ari abantu, abanyakigali si abantu. Ni ukuvuga ngo Kanzimani ibintu akoze, akoreye umunyamakuru mugenzi we Sango, bro, ni ibishitani. Bebe, funga mike yawe madam, ndakubujije. Mute your mic. Abantu mu hano hari abakobwa ntari kuzanamo. Umukobwa utari umunyama udafite anahurira n'ubwamamare ntabwo namuzana muri uyu mwandiko. Ariko nidukora urutonde rw'abakobwa uyu mugabo, nukuvuga ngo uyu nguyu akimara, nukuvuga ngo mubare abakobwa tumaze kugera muri 6 b'ibyamamare. 6. Harabambwa ati Godfather ndagusabye Godfather mbabarira ntunkiremo, urabizi umbabarire ntunkire muri uwo mwandiko. Warenzaho iki? Numiwe ndavuga nti ntakone ndagoreka. Ariko abagabo bari bakiya ku bakobwa bari hano hanze ba Kanzimani. Kanzimani yakoze ibisa n'ubusazi. Kanzimani ni urugero rwiza rw'umusore wakoze ubukwe atarabona amafaranga, yamara kubona amafaranga agasubira mu busore bwe mu byo bita retour d'âge. Ntabwo ari retour d'âge, agaja gushaka abakobwa bakeye. Ibaze kwicundeba kuri Bianca nk'umunyamakuru, ukajya kuri DJ Sonia, ukaza no ku mwana utaruza imyaka. Murebe Crash, n'ukuri kw'Imana, uru rugabo rurasambana. Murebe Crash kuntangana. Ariko arabyitegereza, areba Crash kwa Crash n'akana gato ntabwo karamara n'imyaka 2 muri ibi bintu. Arangije abona agasura. Amakuru mfite, uyu mujene ngo yabonye ubukwe bwa Sango, abona iyi foto y'uyu mwana. Kanzimani ngo yagiye muri Skol ngo ahita afata ideni, aravuga ati mu ideni ngiye kubaka inzu ya kideni. Ahura na Sango, ahura na Kirezi. Uyu nguyu Kirezi muri kureba ndi muri iyi foto, ngo yagiye guhura na Kirezi amutwariye icyapa cy'ubutaka. Turi kumwe? Ubukwe nejo, none ariko amafoto mu Bayisilamu iyo tuvuze ubukwe ngo nejo, abantu urabona ko mufite amakuru. Reba hano amafoto impamvu turi gushyira ubukwe uyu munsi, impamvu ubwo turi kubushyira uyu munsi, urumva ariko ndebera n'ukuri kw'Imana. Turi kumwe? Biratangaje. Iyo tuvuga ngo ubukwe bwabaye, ejo bazasaba no gukwa wakintuwe kuko bavuye no mu murenge tayari. Wowe muri kubaza rero nuko nta makuru bamufite. Bamaze kuva mu murenge, ntabwo nari gushyira inkuru hanze batarava mu murenge.
urumva bamaze kuva mu murenge. Ariko noneho ndashaka kwibaza biba byagenze gute? Ahangaha muze kwandika mu mbwire, ahangaha murebe iyi foto ya Kirezi, ahangaha murebe Kirezi hano, ahangaha amakosa na ya Kanzimani Baritazari cyangwa amakosa na ya Kirezi? Ahangaha muri kureba iyi ni ifoto yambitswe impeta nande na Sango. None tubonye Kirezi hano ari kumwe na Kanzimani bavuye mu murenge. Dore aya n'amafoto y'abagabo babiri, aba n'abagabo babiri batandukanye. Ahangaha ni y'uyu munsi bavuye mu murenge. Iriya foto nashyizeho mu kanya ni iy'umugabo we wa mbere 2023 ari kumwe n'umunyamakuru Sango bavuye yamwambitse impeta. Ahangaha amakosa n'ayandi n'aya Baritazari n'aya Kirezi. Kirezi niwe umushyiraho amakosa, ntabwo umushahara wo kuri Radio Disi warutunga umugore. Twumvikane nawe Kirezi ntabwo ndiwe umushyiraho amakosa. Mu by'ukuri tuvugisha ukuri, turi kumwe. Ahangaha tuza kureba niba Kirezi ari we nyiri kosa. Kanzimani we nitumugarukaho Baritazari, bro uyu ni umutipe. Abakobwa bari kunyandikira aravuga ati umva ukuntu ngo yanditse, aranditse ngo bro Kanzimani ararongora, ikibazo ni ukumenya niba abizi. Yigeze kurongora abakobwa 3 ijoro rimwe. Nadine rega yamushingiye iduka rya makeup. Bro Kanzimani iyo bigeze ku kintu bita umupuri nta kintu adakora. Va ku iduka rya makeup yashingiye Nadine, yafashe Benza yihereza Sonia. Urumva? Yafashe Benzi ayikubita Sonia. Ibi ngibyo ni urucabana. Tugende gatoya rero. Uyu mutipa akunda igisobesho ku rwego mudashobora kumva. Sonia ariko DJ Sonia nawe DJ Sonia iyo bigeze hano hari abantu tuzajya tugera twakumva babavuze ku kintu cyerekeranye n'imipuri, ibintu byerekeranye no kurongorana, ibintu byerekeranye n'abagabo, tugaya tubacaho ntitubatambuke. Buri muntu nka DJ Sonia, umuntu babita nka DJ Crash, abanga amaze kuba passinga kabisa. Ariko noneho hari abantu nyine usanga muri saga, buri saga zose zifite ahantu zihure n'imisambanire batajya baziburamo. So I'm tired of these people. Ahangaha Kanzimani ariko umusenze nawe mugenga ariye neza, ariko ibaze kuzunguka muri aba bana. Dore aba yarangiza kubacamo agahita avuga ati mwebwe ahangaha nubango. Ahangaha iyi foto nuko ntigeze nshyiraho inde. Dore bro mvugira ngo Nadine makeup, mvugira ngo Nadine makeup. Uyu Nadine makeup naze kumushyiramo hariya kuko ntabwo ari umuntu, ntabwo afite ariye na ntuza na showbiz, niyo mpamvu namuzanye uruhande. Urumva? So hanyuma koko oya ntabwo oya ibi ngibi ntabwo nabishyiraho. Reka anga ndakubujije. Reka maze ndi abantu batigeze batapinga mpite manura amase. Uyu nguyu bita Jado, ahubwo Jado sinzi mpamvu numva nakuboroka. Abantu muba mutatapinze nta kintu mvugana namwe. Abantu mudatapinga screen ukazamuka ukaza kubyagira nta kintu tuvugana, nta kintu mvugana namwe, mpita nkumerera nabi cyane. Bangomba kureba niba watapinze screen. So noneho amakuru mfite ngo nuko umuntu bita Sango
Sango we aravuga ati bijyanga bikunda ntabwo wantwara umugore ngo bikunde, ndakumerera nabi. Sango arashora intambara mu kugarura umukunzi we. Nadine we mubarira abakobwa murebe Nadine hanyuma mukurikira. Oh gosh, muri kubyitegereza. Ntabwo nabikora, ntabwo namuzana muri ni ishumi yanjye. Buriya hari abantu ntashyiramo umwandiko, hari abantu ntashyira mu mwandiko, hari abantu ntashobora kubishyiramo, hari abantu ntashobora kubishyiramo. Abana b'abakobwa nk'aba bakobwa ni amashumi yanjye, ntabwo nabikora, ndakubujije, ntabwo nabikora. Reka nk'umudamu we babyanye sinabikora, urumva. Uyu Godfather bro, hano hari umwana, hari abantu baba baryamye ku kintu hari abantu baryamye ku kintu bita inkuru, hari abantu bafite ikintu bita inkuru bro. Wevuretse gato mutapinge screen, mutapinge screen. Mutapinge screen. Oya, ntabwo kuba akora makeup ntabwo ndibuze kumushyiramo, ntabwo ndibuze kumushyira mu mwandiko, urukumva. Ntabwo ndibuze kumushyira mu mwandiko. Abantu muzi Nadine muramuzi, ibyamamare byose bikoresha makeup Nadine muramuzi, ariko ntabwo ndibuze kumushyira mu mwandiko cyane, niba munaze kumuhuza n'amafoto. Iriya boro uwo mugore we wanze kuzana se si watumye ashwana na Bianca. Umva nkubwire, ntabwo ari mu byamamare, mugerageze mu nyumvi, ntabwo ndi bumuzane. Ariko buri ahantu inkuru ishingiye, nta nubwo ishingiye kubo abo Kanzimani yarongoye. Kanzimani ni bari Tazari, we ntabwo tuza kumugarukaho. Uwo nguwo kandi se aje mate. Nadine ntabwo yareka kuzamo kuko nawe yari amafaranga ye menshi cyane. Ubundi dore ahantu inkuru ishingiye kuri uyu munyamakuru wa Radio 10 bita Sango uzize ubukene, Sango uzize ubutindi, Sango uzize ubukene nibwo bwa mbere mbonye, urumva. Sango niwe muntu uzize ubukene papa. Umunyamakuru ni ukuvuga ngo Kibihira agutwaye umugore, murebe kano kana, murebe ukuntu baberanye, mundebere ni ukuri kw'Imana. Ubukene buragatsindwa. Turi kumwe? Ndashaka urebe, reka nzendere uyu muntu wanditse hano. Kankuboroke kavugisha induru ibirenge wamasewe. Ndakuborotse kuri Twitter. Ipu inyenyeri, ipu urakamurikirwa n'iminsi y'ibihe bibi. Kankutumure amasewe kaze mukanza nahise seme. Ibintu byarozwe n'intambara zo muri Kongo, ibi bintu byarozwe n'intambara zo muri Kongo. Ndatabaza kuvuga kuri rora urakarori wanyu hashya. Ipu so
ndebera nk'ubu bwangati urabona ukuntu uje kumvana muri modo wabushita we. So twagiye twagiye muri kureba iyi nkuru. No, do not speak any nonsense. Wandi kubuza hari ibintu ndashaka kunzanaho, ntabwo ngiye bazanzanaho umwanda nk'uwo nguwo gicucu twakorera karori inkuru mbi. So hano mumbabarire murebe ifoto, mundebere iyi foto. Sangwa yakoze ubukwe n'ikirezi cye, hanyuma noneho murebe Boko Haram. Ndebera amafaranga bro, reba amafaranga, dore umutipe uko ntari kureba, dore amafaranga, urebe n'urukundo. So nukuvuga ngo sore bato, mushaki inoti, mushaki ibiceri, murebe uyu mujene, urumva? Dore uyu mujene bro wirirwa wicunda bakobwa b'i Kigali. Dore uyu mujene wabamaze ngo wowe yicundebye kuri Bianca, ngo wowe yicundebye kuri Sonia, ageze kuri Buhinja Crash. Dore Buhinja yambaye simama de aka kana ku mugabo w'umudivorce. Murebe Buhinja, ndebera kano kantu, dore kano kana katuruza imyaka 20 no kuri kw'Imana. Dore nkayoberwa impamvu mu Rwanda batangiye gushyiraho ingamba zo guhereza abana b'imyaka 10 so ibyo kudasama. Ndebera Baritazari yaravuze ati ndashaka kumva ko kana gato, ahita afata ka DJ Crash. DJ Crash reba, dore Buhinja. Buhinja ntabwo akiri kuva mu myandiko na Buhinja ngo yasanze ngo wapi ngo bitavamo, ngo ajya gushaka umugore w'umunyamakuru mugenzi we. Bro dore kano kana niko atwaye, dore umugore bibye n'uyu nguyu Kirezi, muramubona? Ndebera n'ukuri kw'Imana. Hanyuma tukibaza tuti mwivuga ngo yo ndapfuye ngo ni keza pe, ni keza, ariko bakambuye umunyamakuru, bakambuye umukene. So kari keza, reba kakubwije cyo tuvugisha ukuri. Reba ukuntu hano kishimye, reba ukuntu kari kishimye, kari kumwe n'umunyamakuru w'umukene. Urumva? Hano birababaje, mwandike ngo birababaje mu Kinyarwanda, birababaje Abanyarwandakazi. Murebe, reba ukuntu kari kishimye, kavuga yo. Murebe inseko y'urukundo rwa nyarwo. Noneho murebe inseko y'amafaranga, murebe inseko y'amafaranga bro, dore inseko y'amafaranga mbere ya Kanzimani. Dore hano iyi foto ni uyu munsi avuye mu murenge. Dore Kodifana, mwese mwitegereze. Yamusize makeup, bagira ngo bamusize kera ukuntu abantu bisigaga ibumba. Dore ukuntu gasa. Umukobwa yagiye yisiga makeup ku buryo yashatse kwisanisha n'umugabo we. Yisiga makeup. Urumva? No, ntabwo ndi kubabeshya. Dore uyu mukobwa ibora agiye kwisiga mu maso, yavuze ati rero ntabwo naraburiza, reka nisige. Hari ukuntu abakobwa basigaye bisiga makeup akabashobora guhindura usa ntumenye ko ari we. Dore ibiboro yisize, dore ukuntu ari kumwe, dore ariko n'abari Tazari. Hanyuma urebe, dore reba sha, dore Pucyuri kobwa yita ari kumwe n'umwana mugenzi we. Urumva? Sha Godfather, nuko utazi abakobwa bakora muri Skoro, abarongora ntajya arara wenyine iyo bagiye mu ntara. Bro wagira ngo hari ikintu pana Kanzimani. Urumva? Hari n'undi bita Sara. Oya, abarongora bo kubarongora byo ntabwo ari ikibazo. Ngiye abarongora ntacyo bimbwiye vraiment. Abarongora ntacyo bimbwiye. Kanzimani nta mahoro. Kanzimani ni igisobanuro cyiza. Reka mvuye ahangaha.
Kanzimana ni igisobanuro cyiza, muze kuri TikTok. Kanzimana ni igisobanuro cyiza cy'umuhungu usambana. Kuko iyo mbahaye inkuru hari ukuntu mutajya mubyumva cyangwa mu nyumve. Inkuru reka tumaze tuyive muzi. Uyu mugabo kugira ngo mubone ko ari mayibobo, murebe hano. Uyu Kanzimani ari gukora ubukwe n'umugore we wa mbere. Wamubonye? Ifoto ko itagaragara. Wamubonye Kanzimani n'umugore we wa kera. Vugira ngo bari Tazari. Aha Kanzimani yarakoze ubukwe. Aha ni 2021 niba ntibeshya. Hey! Bari Tazari. Aha ngaha ariko uyu mugore abantu mubyibuka, uyu mugore nawe aha ngaha uyu mukobwa muri kureba uyu ni umugore wa kera. Aha ngaha uyu ariko uyu mutipa zibitsina bitandukanye papa. Tubare kimwe. Mubare. Umugore we Bianca 2, Sonia 3, DJ Crash 4, nura mugore we tuvanyeho 5, urumva tukazana Nadine 6. Noneho paka umugore umunyamakuru mugenzi we none Kanzimani ni wowe muntu urgisi bro, ni wowe umuntu uzimipuri iyo mwita de mvugira ngo umunyamakuru Kanzimani bari Tazari. Aha yari yakoze ubukwe ariko uyu mugore nawe uyu nguyu mureba yamwambuye Bianca. Mwibuke ko Kanzimani nubwo turi kumwita bari Tazari yafashije Bianca aravuga ati nta ribi. Menya ko bamwe batumye Chateau Marara isenyuka ngo bagiye gukora uko wigira kabiri nabo batandukanye. Mwanyandikira weberetse gato. Inkuru ziri mu murwa uyu munsi ziteye ubwoba. Mbere yuko tugaruka mwamenye ko babandi bagiye gukora ubukwe muri Marara bigatuma bayifunga ngo bakoze divorce. 50 zibaye imfabusa ngo batandukanye da. Niyo makuru ari gucicikana tayari.